maze tugiye kuvuga kuri filime. Ni filime ya Michael Jackson, ariko ntabwo yakinnye na Michael Jackson, yakinnye na umwana yarabereye anti gusa ntabwo akiri umwana nyine. Ubu ngubu amaze gukura, ntabwo akiri umwana, ahubwo ni ubu ngubu amaze kuba umuntu mukuru. Uretse ko mu muryango amaze kuba umuntu mukuru. Ubu ngubu niwe wakinnye role ya Michael Jackson. Ariko mbere y'uko tuvuga kuri iyi filime ya Michael Jackson twabanza tukavuga Michael Jackson muri make ubundi ni umuntu ki. Michael Jackson ubundi yavutse, agiye kuvuga guhera ku buzima bwa Michael Jackson. Yavutse muri 1958 ahantu avukira muri Neverland ni ikirwa. Neverland ni muri Amerika, muri Indiana aho yavukiye. Kuri ako karwa kitwaga Neverland. Kuri Neverland rero ni Michael Jackson yavukiye muri Indiana. Yavutse mu 1958 mu kwa munani ku itariki 29. Icyo gihe nibwo yabonye izuba. Yabyawe, urumva iyo umuntu abyawe, iyo umwana iyo agiye kuvuka avuka ku bantu babiri. Umugore ahura n'umugabo barahura, umwe agatwita, hanyuma nyuma y'amezi 9, kuko umugore atwita amezi 9. Ariko nyine ntabwo ari abagore bose batwita amezi 9. Hari n'umugore ushobora gusanga yarabyaye umwana, n'abandi bavuga ngo umwana yabyaye, Abafaransa bavuga ngo yabyaye umuprimatire. Mbese ni umwana, gusa mu Kinyarwanda bavuga ngo iki? Ni umwana utagejeje igihe. Asa nyine uyu nguyu Michael yavutse ku itariki 29 z'ukwa munani 1958, avukira muri Indiana. Yavutse mu muryango w'aba Jacksons. Papa yitwaga Joseph Jackson. Noneho mama we yitwa Catherine Jackson. Ubu ngubu baracyari, gusa papa we yarapfuye nyine. Yaravutse rero ku myaka ye 4. We Michael bavumbuye impano ye yuko ifitemo impano yo kuririmba akiri muto. Ari interview, muzagende mwirebe, ni interview Michael Jackson yakoze kuri TV, avuga kuri mama we ko ariwe wabanje kumenya. Ni mama we wabivuze ko yabonye impano ya Michael Jackson afite imyaka 4. Gusa Jackson icyo gihe yaratangira muri ba Jackson 5. Jackson 5 naho ni umuryango wari ugizwe na ba Jacksons, gusa bari abahungu gusa, nta mukobwa urimo. Nubwo bavutse ari abahungu, ariko Jackson 5 ni itsinda ry'umuziki ryaba abantu baturukaga mu muryango wa Jackson. Ubwo hari harimo muri ba Jackson 5 abantu twavugamo abantu bamamaye. Hari harimo Jermaine Jackson, harimo Michael Jackson, harimo Tito Jackson, Randy Jackson. Gusa Randy Jackson gusa ukuntu bajyaga gupofinga muri iri tsinda ry'aba Michael Jackson turaza kubigeraho. Gusa reka tubanze tuvuge kuri Michael. Ubwo yari afite yaravutse nk'uko umwana wese avuka, akabanza kujya ku ibere akonka. Nyuma ye ku myaka 4 ku myaka 5 agatangira kujya ku mashuri, agakina n'abandi bana akiga. Gusa Joseph Jackson yabonye, kuko we yavutse ari umukene, yavuze ati abana banjye ntabwo nshaka kuzabakoresha, ntabwo nshaka kubona nabo bazaba bakene nkanjye. Ahubwo ikintu ngiye gukora ni kimwe, abana ngiye kubagura ibikoresho, ngiye guhari za gitari, za piano. Abana yarabonaga ko bafite ijwi ryo kuririmba. Aravuze ati rero abana ngiye kubakoresha ba Jacksons bazarye ku mafaranga, kuko kenshi noneho Jackson 5 yaratangiye, ariko Jackson nako Michael Jackson ntabwo ari muri Jackson. Nabona ko muri
muri Jackson 5. Jackson 5 yajyanywemo nyuma, ajyanywemo na Joe Jackson. Ubwo Joe Jackson ni papa we. Gusa ikindi cyongeraho ntabwo ba Michael na ba Jimmy na ba Tito abo bose ntabwo bitaga papa wabo ngo ni, ntabwo bamwitaga ngo ni papa, ahubwo baravuga ngo urumva umubyeyi iyo muri ari umugabo n'umugore mukabyara abana, igihe umwita ngo ni mama wanjye cyangwa se papa wanjye. Gusa kuri Michael ntabwo ariko byari bimeze, nta kuri Michael cyangwa Jackson 5. Urumva ba Jackson ko ari batanu, harimo ubwo na Michael nawe yaje kongerwamo abo wa gatanu buzura batanu. Hari n'abandi bashiki be bari bahari, abo bose papa wabo yababajije ati rero ntimuzanyite papa, mujye munyita Joseph. Gusa urumva nyine Mary we mama yamwitaga Catherine, mama yamwitaga mama we nyine. Gusa Joseph yari yabakaniye yarabangiye. Rero 1960 Michael icyo gihe yari afite imyaka 11 nibwo bagiye guperforminga kuri Motown yari yarabahamagaye, arabwira ati bariya bana bafite impano. Ubwo tugeze aho ba Michael Jackson yijoyinze ba Jackson 5, ajya kuri Motown bajya kuririmba, baririmba indirimbo ya mbere baririmbye n'ubu niyo yaciye agahigo kuri ba Jackson 5. Ubwo Michael Jackson yaje kuba igitangaza kirenze nyuma y'uko avuye muri ba Jackson 5 agiye kuririmba solo, nyine agiye kuririmba ku giti cyiwe njyana na ba Jimmy n'ubundi bavuye mu itsinda. Jimmy nawe yarimbaga muri Jackson 5 ariko aza kuvamo yigumira muri Motown. Michael nafata inzira ye na ba Tito na ba Randy bose, Randy kuko nawe Jimmy nubwo yari umuhedi wa ba Jackson 5 Tito yazaga akamusimbura, Randy yaramusimbuye. Gusa ba Michael 1969 Michael afite imyaka 11 yaje kuririmba muri Jackson 5 aho turiya mwana ko afitishwe. Nyuma akambere ko dukomeza ubanze urebe ko wakoze subscribe mbere yuko tujye dukomeza. Nyuma yaho Michael ku 1969 hari ibindi bintu, urumva yaratangiye kumenya ko afite ijwi, ubu ngubu yakwigenga. Nuko mu 1970 muri 70 niwe atangiye kujya asohora indirimbo zimwe na zimwe, hariho yasohoye za Benny, icyo gihe akiri muto cyane. Gusa yasohoye za album, harimo za Off the Wall. Gusa album yasohoye yamamaye cyane kandi yamuhesheje amafaranga menshi, kandi nta nubwo ari we gusa, ubwo ni iyo album Michael Jackson yasohoye yamuhesheje amafaranga menshi. Ubundi hari ukuntu umuntu aba azwi ngo ni umuhanzi, ngo abona amafaranga menshi, ni buri kuri list ya mbere. Buriya abahanzi bari bahari icyo gihe bose kuri icyo gihe cya Michael, urumva icyo gihe nta nubwo social media zari zateye imbere cyane. Social media zatangiye gutera imbere muri 2001, 2002, 2003. Icyo gihe nibwo imbuga nkoranyambaga zatangiye kwaguka, amatelefone atangira kwaguka, amakompiyuta. Gusa icyo gihe turi kuvuga muri za 1983 nibwo Michael yasohoye album yayise Thriller. Iyo album abantu bavuga ko iyo album yinjije amafaranga arenga miliyoni yagurishije kopi miliyoni 70. Ariko ibaza icyo kintu, kubona indirimbo album yagurisha miliyoni, kandi icyo gihe
hari miliyari ndakeka ku isi, kuko bavuga ko Michael Jackson ubundi igihe yapfuye, nabyo turaza kubigeraho, yapfuye afite kimwe cya abura miliyoni 2 zonyine kugira ngo yuzuze abantu bose baba kuri iyi si b'abafana. Umva abafana yari afite ukuntu bangana. Nyuma y'ibyo rero, muri iyo asohoye album yita Freela rero, indirimbo yagize Freela yariye hit cyane, indirimbo bita Billie Jean yasohoye, ni indirimbo irimo agakuryo ka moonwalk. Ubundi Michael Jackson akiri umwana akunda kureba umuntu bitaga Chaplin, areba ukuntu abyina, areba utudense twe twigana. Buriya kugira ngo ube umuntu ukomeye ni uko ugendera ku bakomeye bakubanjirije. Uyu nguyu Chaplin rero niyo Michael Jackson yagenderagaho, turiya tubyino twose yakoraga, tumoonwalk niko yivumburiye, gusa ujya kubona ko yagendeye kuri Michael, yagendeye kuri Chaplin. Hagiye ushobora kugendera kuri undi muntu ari gukora nawe ukayihimbira ibyaha. Ibyo Michael Jackson rero yakoze. Michael Jackson rero muri 1983 yabwiye abasore album ye yitwaga Freela. Gusa tuvuye muri 1983 ubwo hanga kuri tutavuzeho Billie Jean, hari indi ndirimbo yari iriho yitwa Beat It, n'izindi nyinshi. 1984 rero haje kuba ikintu gikomeye cyane bita Pepsi commercial accident. Buriya Joseph Jackson yashakaga ko Michael akenshi azaba ari kumwe n'aba Jackson 5, bakajya bagenda bakora entertainment ahantu bagahembwa. Urumva barahembwaga bakazanira papa, manager wabo yari Joseph Jackson, papa wabo bakamuzanira ku biceri. Umva we yari umukene uri aho ngaho, ariko nyine nawe yari afite akazi akora ku ruhande. Urumva abo ba Jackson 5 ni itsinda nyine ryagendaga rikajya kuririmba, bakazana ibiceri bakabihaza nyine. Senero nako igihe barasuraga baririmbaga ibyo babahaye, nako bakabiha manager nawe akabagabanya, kuko manager niwe bayoboraga nyine. Noneho icyo gihe kugira ngo iyo Pepsi byagenze bite, iyo Pepsi commercial byagenze gute. Joseph Jackson ngo yari kumwe Michael icyo gihe yari amaze kuba umukire, bitewe n'iyo album yasohoye muri 1983 yatumye yamamara kurushaho. Kandi wibuke ko n'iyo Billie Jean yasohoye yashatse ko babanza kwicisha kuri MTV ubundi cyari ikizira, ubundi nta bazungu hacaga abazungu gusa. Cyari ikizira kubona umunyafurika waciye kuri MTV, kandi mwibuke ko Michael Jackson yari umunyafurika. Rero byari bigoye kubona umunyafurika waciye kuri MTV, biragoye cyane. Rero Michael, hari umwavoka waje wa Michael yabwiye mbere yuko iyo Pepsi commercial yabwiye umwavoka, aramubwira ngo ndabona yo kumwandamiza, agenda umukure ku mwanya w'uwo manager. Agenda aramwirukanisha kuko yari umwavoka ukomeye. Bati rero umuntu muhura kuvuga ngo uzaba icyamamare. Ubu ngubu ni ukora ibishoboka byose ngo kamamaza, arebe ko anakuvuganya, arebe ko wazaba icyamamare koko. Noneho Michael nyuma y'ibyo ngibyo, Joseph Jackson abwira umuntu wari gukoresha Michael, amubwira ati azareke Michael aze kuririmba na ba Jackson 5. Rero wowe uzavuga ko ariwe mubitumye, kuko ngiye ntabwo akinyumva. Aravuga ngo ahubwo se wazaretse
nkaguha agashinga ka Pepsi, nkazamuha agashinga ka Pepsi ariko kazaba n'amafaranga menshi. Bati ibyo nta kibazo, ko Joseph Jackson ubundi yikundaga amafaranga pe, nta nubwo ibyo by'abana yarabyitaye, yikundiraga amafaranga. Noneho n'uzakoze bagiye muri Pepsi barashutinga arimba BG. Gusa aho ngaho muri Pepsi naho yaje kugira impanuka ari kuririmba kuri stage, ibishashi by'amashanyarazi bimugwa mu mutwe. Urabona runo igihori ahantu kiba hari anterior fontanelle na posterior fontanelle. Anterior fontanelle ni igihori cy'imbere, posterior ni icy'inyuma. Ntabyo nimuba mubishaka muri make tuzabivuga. Gusa abonye igihori cy'inyuma aravuga ngo ajya mujyana kwa muganga, nyine yari yahiye umutwe, yagize fed degree burn, ubwo yari yahiye ibice bitatu bigize uruhu. Ari inkuru ikomeye cyane, ari ubushye bukomeye cyane. Bamujyana kwa muganga ariko bamushyiraho barafu, ubundi bamujyana kwa muganga. Buriya first aid iyo umuntu wahiye ubundi ni ugushyira ahantu amazi akamara amasegonda 15, iminota 15 kuri 20 mbere yuko umujyana kwa muganga. Michael rero yagiye kwa muganga asanga abana. Gusa Michael mbere y'ibyo ngibyo, Michael ubundi yari umuntu wifitiye umutima ukunda abana, kuko ubundi nta bwana yagize Michael uretse ko guhera ku myaka 4 ariko ibaze ko yajyaga guperforminga, ariko yaraperformingaga da. Bavuga ngo Michael rero njye mfite imyaka 4 ndajya guperforminga 5, 6, 7 ajya guperforminga ajyanywe na Joseph Jackson. Abatiye umwana iby'ishuri se iby'ishuri se niga se ntiyagira ikintu azaba. Abatireka mujyane mu muziki n'ubundi azakureba umunyamuziki. Buriya Michael Jackson niwe wagiye muri umuvandimwe we, niwe wari uwa nyuma muri ba Jackson 5, niwe wari mutoya kurusha abandi. Baba bajya guperforminga bakabona ko ari umuntu ufite ijwi, ari umuntu wagira icyo afasha nyine. Noneho Joseph Jackson nuza amaze gushya, tugeze kuri Pepsi commercial accident. Iyo Pepsi commercial accident yabaye mu 1984, nyuma y'uko muri 1983 nyuma y'uko yamaze gusohora album ye igitangaza yitwa Furira, ari nayo yagurishije miliyoni za kopi kuri iyi si, 70. Rero yarahiye amaze gushya igihori. Abati rero hari ukuntu ubundi hari ubushye buri mu byiciro byinshi. Ushobora gushya biri mu byo twita amadegrees. Hari igihe ushobora gushya ukaba washya ibice bitatu bigize uruhu. Abiga ubuganga barabizi cyane bya epidermis, dermis na hypodermis, ibyo byose bigize uruhu. Ibyo byose rero ukaba washya ibyo bice byose, ariko gushya ibyo bice byose bigatuma igice cya nyuma iyo gihiye ntabwo uruhu rwongera ari twabyita ngo icyo cells zikora uruhu, zituma uruhu rukura, ziba zarapfuye. Noneho urumva ntabwo uruhu rwaba rukiri kugorowinga. Niyo mpamvu imisatsi ye bavuze ko tuzongera kumenya imisatsi, ni uko bahitamo kuzajya bamwambika wing kugira ngo atazajya agenda sikari ye iri hanze. Urabaza imisatsi irinda sikari kugira ngo atazajya agenda ahantu yahiye hari hanze. Gusa muri ukuntu yitwaye muri ibyo bitaro, yagezeyo asanga ari abandi bana, yakunda gusura abana cyane. Avuga ati rero kuri ibi bitaro nabonye abana babaje kundusha. Ati Pepsi kubera ko muri agisida yagiriye muri Pepsi, bavuze ko impamvu yashobora kuba impanuka yarabaye nuko Pepsi yari yangayo bigatuma yikoshya. Avuga ngo rero bagiye kumuha amafaranga
miliyoni zirenga z'idolari. Izo miliyoni zirenga z'idolari rero Michael yasabwa turabizi aya mafaranga n'ubundi ntayanjye ni ngewe bagiye kuyampa, atari amafaranga uzayazanye afasha abana bose bari muri ibi bitaro. Urumva Michael yari umuntu ugwa neza cyane, umuntu ugira umutima mwiza ugwa neza, gusa nyine yaje kwipfira, nta kundi umuntu aravuka akanapfa, gusa yapfuye akiri muto, nabyo turaza kubigeraho. Yapfuye akiri muto. Nuko Michael rero 1800, ubwo na filime twayigeze kure. Iyo ibi byose numara kubyumva ubwo na filime uraba wayumvisha muri make. 1884 niho tugeze, habaye iyo commercial accident, abana bagiye barafashwa. 1988 ariko yari yamaze gusezera papa we amubwira ko agiye kujya yigenga, noneho byamusezera. Nyuma yaho rero yaje gukorera kampani zikomeye za Epic, yaje gukorera kampani yitwa Sony. Sony niyo yari isigaye imwamamariza ibikorwa bye. Sony yaramwamamaje. Buriya kuba umuhanzi ni ikintu kimwe, no kugira umuntu kwamamariza ni ikindi. Buriya ushobora kuba uri umuhanzi ufite ijwi uririmba, ariko ukaba ufite umuntu utakwamamaza ngo isi yose ikumenye, numva nta kintu wamamaza. Michael n'ubundi yasanzwe yirimbira mu cyaro, agira amahirwe abona umuntu ugiye kumushyira ku rundi rwego kugira ngo amwamamaze. Nuko Michael rero avuga ati nubwo mbonye umuntu unyamamaza ntahari. Nuko asenya amasezerano. Icyo gihe yasinye amasezerano na Sony. Basinye amasezerano mu 1995, 93 batangiye gukorana, 94, 95, 96, 97, 98, gutyo muri za 2001 bari bamaze gutandukana. Muri 2000 bari bamaze gutandukana. Gusa urumva umuhanzi akenshi aririmba ibintu bimuvuye by'amarangamutima, bimuvuye ku mutima. Hari indirimbo nyinshi yagiye ahimba zigaragaza ko afite agahinda. Buriya bushyi bwamuteye agahinda, bwamuteye uburirano, yapfanye, yarinze apfa akibufite. Yahimbye indirimbo yitwa You Are Not Alone, ariko the world, you are not alone. Izindi album zose yakoraga yagiye azikora kuri izindi album, ariko ntabwo zabaye hit. Album ya hit yakoze muri 1983 yayobowe na Billie Jean. Nyuma y'ibyo rero amaze guhimba izo ndirimbo, yaje kuba akora album yitwa Invisible. Invisible ni album yaragiye gukora muri 2001, ariko nyine yaragikorera yari afitanye, yabonaga Sony imwe yinjiza amafaranga menshi kuyirusha, kandi bayamukoresheje avuga ati yagiye kuzakora album ntabwo za Sony promoting, ariko amafaranga azavamo n'ibyo gusa uzayiri. Sony irabimenya, irabirakaza, avuga ati umuntu ushaka kurya amafaranga wenyine katumwereke, kuko yaranga icyo gihe hari n'ibindi byamamare bya Celine Dion, hari ibindi byamamare byinshi. Avuga ati reka iya Celine Dion aba ariyo duha amahirwe menshi, n'iyaba Marie Carey, hari ibyamamare byinshi icyo gihe, gusa bitakandagira ngo gashumi ka Michael Jackson. Noneho icyo gihe Marie Carey, icyo gihe Sony yari iyobowe n'umuntu bita Matora.
nuko Invisible aravuga ngo Sony Mike aravuga ngo Sony zamumwohereze indirimbo ye yitwa album yitwa Invisible ubundi rero yasanzwe bamamariza ariko Mike yari yabahishe ashaka ko amafaranga azarya wenyine barayimenya Invisible barayidropinga niba bakiyamamaje igurisha miliyoni zirindwi za kopi kandi ubusanzwe yagurishaga miliyoni 50-60 na guhita idropinga kuva iyo ni nayo album yasohoye uretse indi yari agiye gusohora ariko yayisohoye nyuma 2002 ngo yari yarangije gutandukana na Sony burundu 2003 2004 2005 yaratagikora amarubumu 2005 bikayengura 8 2009 rero yaje kuba imureka wabo 2009 ku itariki yabanje akora indirimbo yitwa This Is It They Don't Care About Us ajya kuririmba kuri stage maze kuririmba ariko yaririmba ubona ko afite intege nke nyuma y'iyo ndirimbo yaragarutse abona kujya yajya kuruhuka rero kuri 2009 ku itariki 25 z'ukwa gatandatu nibwo yashizeho umwuka gusa n'abavandimwe ntibabyumva ukuntu agiye akiri muto nabo bakuntu abasezi bahamagaye bati ko umuvandimwe we yapfuye ariko babibwiye ikintu Jermaine yahise akora yahise ahamagara amabuye arabimenyesha na papa we barabimenyesha kuko papa we Joseph Jackson yapfuye muri 2018 hashize imyaka 9 Jackson ubundi muri za 2003-2009 yasigaye bamuha imiti myinshi ya propofol abantu bavuga ko imiti myinshi ikaba ari ipfa akagira heart attack uko niyo unywa imiti myinshi ya propofol yo kugusinziriza iyo usinziriye bituma umutima ukora cyane kugira ngo urebe ko ureba oxygen aho ngaho ukabasha gusinzira rero gutuma umutima utera cyane ugeraho ukarambirwa ukagira heart failure cyangwa heart attack rero ibyo byatumye nibyo byatumye Michael apfa gusa muri filime iki gice iyi filime yasohotse igice cya mbere cyonyine yitwa Michael Movie yasohotse mu 2026 yakinwe n'umwana witwa Jeffrey n'umwana yarabereye art witwaga Jeffrey Jackson n'abandi bose bakinnyemo gusa baje muri wa Jackson 5 bakiriho umuntu ukiriho ni Jermaine Tito yarapfuye umva Randy Catherine Jackson amaze gupfusha ba Jackson Tito Randy na Joe n'umugabo yarapfuye Joseph Jackson yarapfuye Joseph ndabona na Catherine Jackson ntabwo ari kubyara Michael ibyo ngibyo rero ni muri make ukuntu iyi filime yagenze n'ubuzima bwe
ubwo iyi filime igice cya mbere kiza kivuga ku buzima bwe guhera mu 1988, icya kabiri kizaza kivuga ku buzima bwe guhera mu 1988 ubwo yagize Pepsi Mission Accident, yasohoye album ya Furira, agiye ubu ngubu ari hafi kujya gukorana na Sony.